ubaye kimwe ubaye iki ese ko muri imvura kunyagiye umuvuye he Ngose papa sizanjye jaza abahungu ingegera z'abahungu imbwa z'abahungu nyine ngimbwa z'abahungu umwana bari ubu ni wasaze none so papa urabona ari bag mfite ubwa mbere navuye ku ishuri imbwa y'umuhungu inangirira mu nzira ndayiyama none uyu munsi yazanye ingenzi yayo kugira ngo bankubitire mu nzira Bazirunge mwana wanjye uko cyusiga warahinduye imico mibi ni kubera iki ya papa umbaza byinshi rwose aho tugenda nzanire ba mwana wanjye wajya kunkorera utandeba uhereye umunsi uzajya unkorera inkono kandi nta wundi mugore nshaka muri uru rugo uranyumva Byuka mama jyane Bazirunge mama abaye iki Shiri n'iki mama wabona ari kuza gatugende kuryama sibyo rose gatugende kuryama sibyo ukaryama n'iki mama White. 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 White.
Deba. Amakuru. Shani neza. Ni meza cyane karibu. Uretse umwana w'umugabo wawe Damu. Yego niwe. Nukabona bari baramukase asigaye basuzugura. Shaiji. Umwana wundi. Bajya kubimbwira nkagira ngo nuko nkundana na mushiti wawe Damuru. Ariko wowe nubwo ari umusaza ndamukunda. Koko ubu nibwo buzima wahisemo kubamo. Nukuntu ngukunda ndacyagukunda. Mfite gukunda. Uyobewe koko ndi umugore wubatse. Ndabyumva ariko mbabarira. Kumbe niyo mpamvu utakinyikoza umbeshye ngo nuko ukuriwe kumbe wirwana nihabaranga mwirwa muragizanya ibibazo ubuzi ko ajyana wowe hasara ufite ushaka kwita umugore utwite umva kubwira ngo ndegerawe uri kunyumva ntumane wirirwa mu rugo rwanjye rukundo usohotsemo ugira ngo njye nta bwenge ngira ikindi kandi ntabwo ariho nkuriye gira umwana wanjye atwite nawe ubundi wowe nawe nari gutembera kumbera akaga umwana wawe ahubwo ndagira ngo abyare vuba vuba namara kubyara muzanire umwana wanjye murandeba se murandeba iki Ni iki gitego? amahoro Yo, hari mbashe biratsindiye. Hari ibyo ndimo gukora. Nta kibazo nakuri. Yo. Ntabwo ari cyane gusa kubera stress mfite barabona ko batiye. Birumvikana. Ndimo kuvuga niba barabona kandi mu kuntegurira ibyo kurya. Kandi N'ubundi nibyo nari. Shana, niba nabona umwanya wo kurya. Warya. Ntabwo mfite umuntu. Umva ngeze aha ngaha. Ari he bimeze gutese gahunda kutambwira ariko watuje ko hari najye none se ngo urumva ngo yego kumana yanjye mbese yashyushye yahiye mu cyotori igisubizo ategereje atya ngo ndavuze nti rero ntiyamuneka reka ngende imubwire yego kumana yashyushye n'urwo rwego naringize aha ngaha kandi mfite ibintu byinshi byo gukora urabizi ko ndibugende mu gitondo reka mbanze mpamukire manze mamenyere message uko bimeze ngayo nguko rero Bete. Ntabwo nakubeshya. Ariko Imana yarabinyangiye. he uvuze Imana yarabinyangiye.
nira none se ndamurapfiki n'Imana ntiyiba ntaroga ntasambana n'igituma Imana yanga kubana na Ndamura ako buri Imana yerekana ikintu hari impamvu yacyo navuga iki kindi ko nta kintu nakongeraho gusa se ndamunda mubwira iki nuko wababara ako ntabwo nakora ikintu rwose Imana itanyemereye okay nakundi nyine kangende ibintu nazo gukerera ariko buri Imana izishakira igitambo Waiki? Nibishugira kubisengera ngo ni umujura. Sorry, mbabare kukanga. Humura nta kibazo n'abajura bawe. Okay, ijoro ryiza rero.